20 ways to respect yourself, inama 20 zagufasha kwiyubaka. Niba ushaka kubaho ubuzima bwawe wishimye, ugomba kubaho wiyubaha. Kwiyubaha rero turahera ku kintu cya mbere. Hano barakubwira ngo stop looking who is not looking for you. Atireka gukurikirana umuntu utagushaka cyangwa se umuntu utakwitayeho. Ahangaha abantu benshi muri iki gihe twataye umutwe kubera gushaka yuko umuntu niba tweretse ko atari kumwe natwe, twebwe ngo ari cyo gihe cyo kuba twamukurikiza amaso tukajya kumwinginga. Ahangaha barakubwira ngo stop looking for who is not looking for you. Umuntu utakwitayeho nawe ntukamwiteho. Ahangaha ngo ni ikimenyetso cya mbere kizakwereka yuko cyangwa se ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo utangire kwiyubaha. Ikimenyetso cya kabiri kiravuga ngo stop begging for attention, love or respect. Atireka gusabiriza urukundo, gusabiriza attention cyangwa se attention, cyangwa se reka guhatiriza abantu kuba bakwitaho. Abantu benshi muri gihe twumva yuko twakora ibintu abantu bakatureba, ugakora akantu kugira ngo abantu bakurebe. Hari nk'igihe umusore cyangwa se umukobwa akora akantu kugira ngo mugenzi we amwiteho, ugasanga uri umukobwa urashaka kugira ngo ukora akantu kari butume abasore bakubenguka bakureba. Waba uri umusore ugakora ibintu bituma abakobwa, ni kwa usanga umusore atangira kubaka ibituza ngo akundwe n'abakobwa. Ahangaha bakakubwira ngo stop begging for attention, love or respect. Kugira ngo rero ahangaha ubyumve neza barakubwira ngo gabanya cyangwa se uhagarike kwibonekeza, cyangwa se ushaka kugira ngo abantu bakwiteho, ushaka kugira ngo ubone urukundo cyangwa se icubahiro. Urukundo, icubahiro ntabwo ari ibintu bihatirizwa, ni ibintu umuntu aguha agereranyije n'uburyo akubonamo. Ahangaha bakakubwira ngo rero ntabwo ugomba kumera nk'aho urimo gusabiriza abantu kugukunda cyangwa se guhatiriza abantu kugukunda cyangwa se kuguha icubahiro. Icya gatatu baravuga ngo stop saying more than necessary. Atereka kuvuga ibirenze ibikenewe. Ahangaha usanga abantu benshi iyo bageze ku kuvuga ntabwo bashyiramo ibanga. Ugasanga umuntu niba mwahuye bwa mbere atangiye kukubwira ibye byose, atangiye kukubwira amabanga ye yose, atangiye gupapuka, ugagira nyine ni wa muntu utagira akabati, agatangira kuvuga akavugishwa ku buryo nawe iyo yitekerejeho nyuma asanga ari amakosa yakoze. Bakavuga ati rero stop saying more than necessary, reka kuvuga ibirenze ibikenewe. Icya kane ati when people disrespect you, set your boundaries immediately. Iyo umuntu agusuzuguye hita umwereka ko imipaka yawe ifunguye cyangwa se imipaka yawe ifunze. Hita umwereka yuko nyine kuri wowe iyo umuntu agusuzuguye hita umwereka yuko imipaka ifunze kuri wowe. Sinzi uko nabikubwira ngo niba umuntu atarimo gukubaha nyine akagusuzugura, nyine ukabona ko umuntu agusuzugura, nyine mwereke yuko utamwitayeho nyine ku buryo atazongera kongera kubona aho kwinjirira atangira kugusuzugura. Niba yagusuzuguye uyu munsi, reka birangire uyu munsi umenye yuko yagusuzuguye. Icya gatanu baravuga ati don't always give more than you receive. Ati ntugahora utanga byinshi kurusha ibyo uhabwa. Abantu benshi usanga none iyo tugeze mu rukundo akaba ari wowe ubishyiramo imbaraga nyinshi cyane. Attention, iyo ugeze mu rukundo usanga niwe utanga umusanzu uremereye cyane. Urugero, uri umuhungu uteye iya mbere ugiye gutereta umukobwa umubwira ko umukunda, niwe uteye iya mbere ugiye kumubwira ko umukunda. None umaze kumubwira ko umukunda, bivuze yuko nk'uko umugabo ari we utanga umugore akakira, bivuze yuko n'ubundi utanze ubutumwa bwawe, umugore agomba kubwakira nawe afite ukuntu ari buze kugusubiza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ugasanga umuntu niba mwaramaze gukundana inshingano zose ziri ku mutwe wawe. Ni ukuvuga ngo umukobwa yakenera amafaranga uramuha, yakenera nyine kugira ngo umwiteho ukamwitaho, yakenera ko musohokana akaba ari wowe ubikora, amafaranga naya buri kantu kose kumusohokana, kujya kwerekana ababyeyi, kujya gutanga inkwano. Ni ukuvuga ngo aho ngaho hose ngo ugasanga ni buri kantu kose. Ubwo natanze urugero ku bantu bakundana, noneho no mu buzima busanzwe umuntu utaguha nawe ntukamuhe. Niba umuntu aguha 5 nujya kumuha nawe umuhe 5 cyangwa se umuhe 4, ariko nanone ntugakabye cyane ngo
guhora utanga byinshi kurusha ibyo uhabwa. Ibyo abantu baguha bihwanye n'ibyo ubaha. Nusanga ibyo utanga bidahuye n'ibyo abantu baguha, aho ngaho shyiraho akadomo bihagarike. Ahangaha icya gatandatu bakabwira ngo reduce visiting people who don't value your presence. Bati gabanya gusura abantu bataguha agaciro. Uhora ujya gusura umuntu ariko nubwo umusura ntabwo ajya bifata nk'ibintu birenze, ntabwo ajya areba ko wataye umwanya wawe, niba ujya gusura abantu ukabona bayifashe nk'ibintu nyine biri aho ngo bidasanzwe, nyine bisanzwe, hita ugira gute, hita ugabanya gusura abantu. Baho nk'umugome uvuga uti noneho uruko nje kubasura mbamo n'abagira ngo ntabwo mubyishimiye, atansiyo ahangaha ngiye kuba nabihagarika. Mwibutsa yuko turimo kureba inama 20 zagufasha kwiyubaha. Niba ushaka kwiyubaha rero, gabanya gusura abantu bataguha agaciro. Nta gaciro baguha kuki uhora ujya kubasura. Icya karindwi barakubwira ngo invest in yourself and make yourself priority. Invest yourself and make yourself priority. Ishoremo imbaraga kandi wiyiteho bihagije, wowe ubwawe ube uw'ingenzi. Iyiteho muri rusange, iyiteho. Niba ufite amafaranga, sohokera ahantu heza. Niba ufite amafaranga, arya neza. Niba ufite amafaranga, ite ku buzima buzira umuze, wivuze urebe ko nta kibazo ufite mu mubiri, ujye kwa muganga bagusuzume, wiyiteho mbere yuko ugomba kwita ku bandi. Niba ngo mu gihe cyose udashoboye kwiyitaho, ntabwo washobora no kwita ku bandi. Ahangaha niyo mpamvu bakubwira ngo iyiteho, uyishoreho, uyishyiremo ibishoro. Usanga umuntu afite amafaranga ariko wajya kure ubuzima abayemo akaba abayeho ubuzima bumeze nk'aho ari ubuzima bw'inuza bwo gusabiriza. So ahangaha bakubwira ati rero ishoreho imbaraga, wishyireho, wiyiteho nyine bihagije wowe ubwawe kurusha ibindi byose. Icya munani barakubwira ati stop entertaining gossip about other people. Ati reka kwishimira amazimwe avuga ku bandi bantu. Kwishimira amazimwe avuga ku bandi bantu. Ugasanga umuntu barimo kumuvugaho ibintu bibi, nawe uhise noneho ubijoyininga. Niba abantu barimo gusuzugura umuntu, barimo kumuvuga nabi, ugasanga nyine abantu, murabona abantu bafite igihe bageza igihe bagatangira kugira gute, bagatangira kuvugishwa bavuga kanaka, bamuvugaho nabi, bamusesereza. Ahangaha bakabwira ati rero stop entertaining gossip about other people. Reka kwishimira amazimwe avuga ku bandi bantu. Ahangaha rero kubyishimira ni ukuvuga ngo umuntu usanga bamuvuga nabi nawe biragushimisha, atansiyo ahangaha bihagarike. Nunyura ku bantu ukumva bari no kuvuga umuntu kanaka bamuvugaho ibintu bibi, uriya mukobwa kanaka aratwite, ugahagarara ugatega amatwi, ntabwo uzaba wiyubashye. Ikomereza ugende, babibone yuko wabyumvishije ariko utabyitayeho. Inama ya 9 barakubwira ngo think before you speak. Ati jya ubanza utekereze mbere yo kuvuga. Muri iki gihe dusige noneho tugera ahantu tuvuga amagambo twahubutse, utabanje no gutekerezaho, aho kugira ngo rero uvuge utabanje gutekereza. Aho ngaho kugira inama yo kugira ngo mbere yo kugira ikintu uvuga abanza utekereze. Ushobora kuba uri mu nama, ushobora kuba uri hehe, mbere yo kugira ngo ugire igitekerezo utanga abanza utekereze kabiri mbere yo guhaguruka ngo usabe ijambo. Inama ya 10 igaragaza yuko ugomba kwiyubaha. Barakubwira ngo always look your best and take care of yourself. Ati jya wiyitaho kandi uhore usa neza uko ushoboye. Gire ngo ahangaha uhita ubyumva, uhore usa neza uko ushoboye kandi wiyiteho. Ahangaha niko bakugira inama. Inama ya 11 barakubwira ati be an achiever, stay focused on your goals. Bagavuga ati jya ugira ibyo ugeraho kandi wibande ku ntego zawe. Ubwo rero bivuze yuko ni wibanda ku by'abandi bitakureba, ibyo ni akazi kawe. Ahangaha barakugira inama yo kuvuga ngo jya ugira ibyo ugeraho kandi wibande ku ntego zawe. Ubwo iyo ni inama ya 11. Inama ya 12 ati respect your time. Wubahe igihe cyawe. Iyo bavuze ngo time is money,
igihe ni amafaranga. Kuki wowe utakaza igihe mu bintu bidatanga amafaranga? So ahangaha bakugiriye iyo nama rero ati respect your time, wubahe igihe cyawe. Ati don't stay where you are not respected or valued. Ati ntukagume ahantu udahabwa agaciro cyangwa uhabwa agaciro gaciriritse. Ahangaha bakabwira ati rero niba uri ahantu udahabwa agaciro kuki wahaguma? So urugero ngiye kuba naguha ukuntu ukora akazi imyaka 3 imyaka 4 ntibagusuzugure ntibagufate nabi, ariko umwaka wa 5 bagatangira kugufata uko bishakiye. Ntangira utekereze kabiri, niba utarizigamye ibyo ni akazi kawe, kuko iyo ukora ahantu igihe kirekire mu minsi ya mbere baragukunda, yewe ukamara n'igihe bagukunda bakaba banakuzamura mu ntera. Nubona ugeze igihe rero cyo gutangira kuba wasuzugurwa bakubwira amagambo mabi, ugasanga abantu bakubwira amagambo mabi uko bishakiye, tangira utekereze kabiri aho hantu ube wahava ujye gushaka ahandi. Cyangwa se ushaka kuba uri umugore washatsiye mu rugo, ushaka mu rugo ntabwo wagushaka kuva ku munsi wa mbere. Buriya rero iyo umuryango wakwanze mu minsi ya mbere, tangira gutekereza kabiri. So kuvuga ngo wange umugabo wawe, ahubwo mushake uburyo mwakimuka aho hantu. Ahangaha niyo nama bakubwira rero, bakavuga ati ntukaguma ahantu udahabwa agaciro cyangwa se uburyo nyine uhabwa agaciro gakeya nyine katajyanye. Inama ya 14 baravuga ati learn to spend money on yourself and your growth. Menya gukoresha amafaranga neza, wiyitaho kandi witeza imbere. Gukoresha amafaranga ni byiza, kuyakorera ni byiza, ariko ikibazo kuyarinda ni ikibazo. Ahantu henshi twese amafaranga aratugora. Ukora amafaranga, ibifaranga byinshi ukabona urabifite, ariko kubiterera imibare ugasanga ufite imibare nk'igihumbi, ku buryo ujya kugera ku mubare wa 999 y'amafaranga utaciyafite yose. Ngo ufite imibare 100, ugeze ku mibare 100, wenda ugeze ku mibare wa 66 utekereza icyo wayakoresha amafaranga atakiri yose. Bavuga ati rero ahangaha learn to spend money on yourself and your growth. Ati menya gukoresha amafaranga wiyitaho kandi witeza imbere. Iyo ni inama ya 14, iya 15, iya 16, iya 17, 18 kugeza kuri 20. Turazigaruka mu kindi kiganiro. Reka iki ngiki kireke kuba kirekire, ubwo turaza kuza mu kindi kiganiro noneho konje tubisoreze rimwe. Kubishyira hanga mu kiganiro kimwe dushaka kuba wenda wageze kuri uyu munota ukumva ararambiwe, ariko reka dukore ikindi kiganiro nanone duhere none kuri 15 kuzamura kugera kuri 20. Kandi subscribe, turagaruka mu kanya. Fortune teller,